ishize Kate Bashabe yapostinze ifoto kuri Instagram nuko umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda ariwe Mani Martin ahita yihutira muri comment ajya gutaka uburyo uyu mukobwa ateye neza cyane. Gusa ibyo uyu mukobwa yamukoreye nyuma yaho ntibisanzwe. Mu gihe abafana babo bibazaga niba hari undi mubano baba bafitanye hagati yabo wihariye, Kate Bashabe akaba yarahise afata icyemezo cyo gusiba iyi foto ndetse ntiyagarukiraho, ahubwo agenda bloka umuhanzi Mani Martin kuri Instagram ye. Ibi rero akaba ari bimwe mu bintu bitangaje, dore ko uyu muhanzi Mani Martin ari umwe mu bahanzi bakoranye na Kate Bashabe ku ndirimbo ye yashyize ahagaragara umwaka ushize yitwa You and I. Gusa nanone uyu mukobwa umaze iminsi avugwaho mu rukundo n'umukinnyi Sadio Mane wa Liverpool akaba yaragaragaje inshuro nyinshi ko adashaka kuvugwaho mu rukundo n'umuhanzi nyarwanda uwo ari we wese, bikaba wenda byaba ari bimwe mu bituma yarasibye iyi foto ndetse akanabloka Mani Martin mu buryo bwo kumwihanangiriza ngo atazongera. Muribuka mu 2017 nabwo yigeze kujya USA ahura n'umuhanzi Meddy, gusa ayo mashusho bari kumwe akiyabona ku bitangazamakuru bya hano mu Rwanda yahise yihutira kuyasiba vuba na bwangu kuri social media akoresha, ndetse yewe n'ikindi gihe yakunze kugenda avuga ko ashaka kuva kuri social media kubera pression y'abafana be. Nta kindi tubasaba usibye gukora like, share, comment, subscribe. Ni The Birds.